Dore urutonde rw'indirimbo 5 zahinduye amateka ya Jay Polly zikamukura ku rwego rwo hasi ubundi akitwa umuhanzi w'igitangaza ndetse wo mu legend. Ese ni izihe? Reka duhere ku ya 5. Ni ku Musenyi. Iyi niyo ndirimbo ya 5 ifatwa nk'imwe mu zafasha ubuzima bwa Jay Polly zikabusha mu buzima bw'igitangaza bw'abastari bo hejuru. Ku mwanya wa 4 ni Go With Me. Naho iya 3 ni Umwami Uganje, mu gihe iya 2 yitwa Ndacyariho. Naho ku mwanya wa 1 turasanga Akanyarira Jisho. Izi ni indirimbo zamufashe ubundi zikamutumbagiza izina Jay rikamamara mu Rwanda, East Africa ndetse no muri Afrika nzima. Mbere yuko dusesengura uru rutonde neza nkubwira indi ndirimbo ku yindi uburyo yagiye ayikora, menye neza ko akoze subscribe kuri Hot World Entertainment YouTube channel. Duhera kuri iyi Akanyarira Jisho yagizwe ya mbere. Iyi ni imwe mu ndirimbo zakunzwe cyane mu myaka ya mbere ya Jay Polly, yagaragaye mu ruhando rw'abahanzi ba muzika mu Rwanda ndetse no mu karere. Mu gihe benshi bavugaga ko hip hop itakundwa mu Rwanda, ariko Jay Polly yagaragaje ko bishoboka kuyihuza n'imibereho y'Abanyarwanda. Mu ndirimbo yakoresheje amagambo y'urukundo n'ubwenge, agaragaza uburyo umuhanzi ashobora kuvuga ku rukundo ariko akabikora mu buryo burimo ubusizi n'ubumenyi bw'imvugo. Iyi ndirimbo yatumye abantu benshi bamumenya ndetse inatuma abafana benshi batangira kumufata nk'umusore ufite impano idasanzwe, talent exceptionnel muri hip hop. Naho icyo navuga ku ndirimbo ya 2 Ndacyariho ndahumeka, mu bihe bya Jay Polly yari ari guhangana n'ibibazo bitandukanye by'ubuzima n'umuziki, byatumye asohora indirimbo ayita Ndacyariho. Ni indirimbo ifite ubutumwa bwo kudacika intege cyane, gukomeza guharanira inzozi ndetse no kwihagararaho mu gihe abandi bashobora kuvuga nabi no kukwangiriza, mbese no kuvuga nabi isura yawe bashaka kuyishira hasi. Mu magambo y'indirimbo yumvikanamo ubutumwa bwo kwiyemera ku buryo bwiza, bwo kwibutsa isi ko nta kuntu cyangwa se wowe ubwawe ugomba kuba uriho kandi ukabikora neza. Iyi ndirimbo yabaye indirimbo y'ihumure ku rubyiruko ndetse inafasha benshi kwiyumvamo imbaraga mu gihe cy'ibihe bikomeye. Ndacyariho ndahumeka, nahejwe kuva kera ariko nakomeje imfuruka, mwane y'agahinda, nta n'umwe wari uzi ko n'abakizigenza muri muzika. Ayo nami mu magambo ari muri iyi ndirimbo. Naho iya 3 Umwami Uganje, uyu ni umuhigo wo kwigarurira hip hop nyarwanda by'umwihariko kuri Jay Polly. Jay iyi ndirimbo ntabwo yigeze ayitekereza ko yamugira igitangaza, nubwo byaje kuba. Ntiyigeze ahora mu rubyiruko cyane ababwira yuko aza umuhanzi w'igitangaza cyangwa se ngo yinjiye mu by'urukundo gusa. Umwami Uganje ni indirimbo yagaragaje ko yifashishaga umuziki nk'ikiraro cyo kwerekana ubuhanga n'ubudahangarwa bwe. Muri yo yihaye isura y'umwami, aririmba avuga ko hip hop ifite Umwami Uganje. Byari nko guhamya ko mu rubyiruko rw'abaraperi yari yageze ku rundi rwego rwo hejuru ku buryo ntawe washoboraga kumurenga. Iyi ndirimbo yatumye abantu benshi batangira kumwita King Jay Polly, izina ryamurangaga kugeza apfuye na n'isaha, dore ko benshi bamwita Umwami Jay Polly. Iya 4 Go With Me. Iyi ni indirimbo yamuhaye urubuga mpuzamahanga mu mahanga, yerekanye impinduka mu muziki wa Jay, yongeyemo injyana zoroheje, aririmbana n'abahanzi bafite imiziki itandukanye, agaragaza ko ashobora guhuza hip hop n'izindi njyana. Iyi ni indirimbo yaririmbanye na Aimé Bluestone wari ugezweho muri icyo gihe, ndetse yatumye atangira kumenyekana mu karere by'umwihariko muri Afrika y'Iburasirazuba. Abakunzi b'umuziki barayikunze cyane kubera uburyo yakoresheje amagambo y'ubwitonzi ariko akubiyemo ubutumwa bw'urukundo n'ubwiyunge. Ni imwe mu ndirimbo zagaragaje ko Jay Polly atari umuraperi ushyira imbere amagambo akarishye cyane gusa mu mudiho w'indirimbo, ahubwo yari umuhanzi wuzuye uzi guhinduranya amajwi n'injyana. Naho iyo twasorezaho iri ku mwanya wa 5 ku Musenyi, iyi ifatwa nk'urwibutso rwa nyuma rwa Jay Polly. Mu ndirimbo ye ku Musenyi, Jay Polly yagarutse ku buzima bw'abantu, ubupfura n'icyizere cy'ejo hazaza.
yakoresheje amagambo yoroshye ariko yimbitse avuga ko ku buzima busanzwe ni inshingano z'abasore n'inkumi mu muryango nyarwanda. Iyi ndirimbo yaje mu bihe byiza by'umuziki we, iba nko gusezera ku buryo butaziguye ku bafana be. Kuva ubwo ku Musenyi habaye indirimbo y'urwibutso, abamukundaga bakabyumva nk'ijwi ry'umuhanzi warwanye intambara y'ubuhanzi kugeza ku munota wa nyuma. Reka nzigusubiriremo: iya gatanu ni ku Musenyi, iya kane ni Go With Me, gatatu ni Umwami Uganje, kabiri ni Ndacyariho, naho iya mbere ni Akanyarira Jisho. Aha yakubisemo vasi ya Lick Lick ivuga ngo guhora ceceka, wibagira umutima wanjye, ngo urugendo mfite ku isi ndacyakuri inyuma, ibibazo waciyemo n'ingaruka. Izi ni zimwe muri vasi z'umuhanzi Lick Lick waririnze chorus y'indirimbo. Naho Jay Polly yagiye agira ati ngo ntukiri mutoya, niweyoberwa ugukunda, nkaho ubura amaso tuyahuza umbwira icyo ubona, nta kindi ma sister, n'amarira atemba, mbabajwe n'abakubazina mbona imva ari uruyenzi, mbabazwa n'insoresore zitamye bya kera na kare batangiye gushurashura style mbona ari gukorakora, nyuma y'ibirenzeho mukabwibyimba nabajijura, mbabazwa n'itoto utemba ribote baragushetera, hayirwa uzaguterura uzaburenza ubucakura bwo gukina abahehese nk'ukina jongle. Haha, Jay Polly Kabakamani, Jedi Depa 250, and kuri Hot World Entertainment. Bye bye.